amazina ni Juvenal. Aha nibyo. Nyakubahwa njye amazina ni Emedi nkaba ndi umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu. Aha nibyo. Muri uyu mwanya rero ni byiza kuba twaje kugira ngo mbabaze ibibazo ndi kujya numva hano mu ikipe yanyu. Aha reka rero umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu asobanura impamvu hari ibyo maze iminsi numva ngo by'amarozi. Gira icyo ubivugaho twumve uko bimeze. Yesa kuri icyo kintu bari kudushinja. Oya ntabwo ari ukubibashinja nibyo kuko ntabwo abantu bavuga ibintu bitariho. Sobanura impamvu tuyumvikana twumva ibyo ari byo. Yesa bavuga yuko ikipe ya Kiyovu Sport n'ahantu izigera igera mu gihe cyose iri gukoresha ngo biriya bintu bya juju. Nibyo ubwo wemeza ko mubikoresha? Biri muri shampiyona y'u Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda ntabwo nshaka kuyijyamo, nshaka kugira ngo ikipe yanyu ariyo niyo naje kuganiriza, ntabwo nshaka andi makipe. Kuki uri gufata ibintu uburaza ukabishyira mu bandi bakipe gute? Ntabwo ibyo ari byo. Nshaka kugira ngo uvuge ibyanyu kandi ubisobanure neza. Umuvugizi yatubwiye yuko ibi bintu umuvugizi nkawe nka perezida yarakubwiye? Aha yakubwiye ngo iki nawe ari hano? Yarambwiye ngo nitubifata ekipe tukayijyana mu bintu bya juju by'uburozi. Nyakubahwa arambeshye. Muvuga ikinyarwanda mu rurimi rwacyo. Nyakubahwa perezida ngira ngo ahari niwe wari waduporopoje ibyo bintu by'amarozi. Aho twagiye no kubashakisha abapfumu Tanzania bazadufasha muri ibyo bintu ngira ngo ahari. Ibyo nabyo urabyemera ko mwagiye gushaka amakuru? Yari yashyizeho ikipe ijya kubashaka nyakubahwa. Icyo kibazo rero nacyo ngira ngo ahari perezida we abizi neza kubera ko. Ariko nabyo birasekeje n'ubwa mbere numvise umurozi yiyemerera akaruga. Ibyo mwashatse kubica se cyangwa mwari mushaka kubamugaza ngo bajye batsinda? Perezida nawe nasobanura ibyo.